rero reka atwanzike ku munsi w'ejo Rigani match ikomeye cyane kuri Kigali Pele Stadium ku isaha ya 12 ikipe ya Gorilla n'ikipe ya APR bazongera bajye mu ngamba mukino ubanza wabereye Shyorongi byari 2-2 ariko amakuru naraye menye ubuyobozi bwa APR binyuze no mu mutoza w'ikipe ya APR Coach Taleb yaravuze ati ikipe yampaye igipimo ni ikipe yitwa Gorilla uburyo nayibonye abakinnyi ifite ariko by'umwariko ibijyanye n'imitoreze yayo aravuga ati ni ikipe itoje tactically buryo ikipe ikina mu kibuga ni ikipe imeze neza yaguha igipimo cyiza yaravuze ati rero yarongera asaba abayobozi ariko n'abayobozi asanga babitekerezaga igitekerezo rwose usanga nabo bari bagifite baravuga bati iyo match igomba gukinwa kuko APR yari yanifuje ko uyu wa gatandatu washize aribwo match ya Gorilla yakongera kuba ariko basanga Gorilla ifite match na Bugesera yarabaye busa ku busa baravuga bati ntacyo bitwaye reka match tuyishyire abo APR iki kwa gatandatu yagomba no gukina na Mukura match yabo irapfa ngira ngo match yabo yishwe nuko basabye Mukura ko bakinira i Kigali buriya basabye Mukura ko bakina match no Mukura yababwira ati niba mushaka ko dukina match tuzayikinira i Huye kuri Kamena kubera ko nyine stade ya Huye irimo iravugururwa APR yarabigaramye ariko APR iravuga iti ntabwo dukina kuri Kamena ahubwo mwebwe muze Kigali tuzakavaringa whatever cost byose mukeneye amatike ibintu bya match APR na Mukura harimo amayobera wenda turaza kubigaruka mu kanya yego ariko Mukura yavuga iti kuki mwatwoburija ijana ku ijana kandi ari namwe mwadusabye match ya gishuti birangira Mukura ijyanze ahubwo Mukura ikinira n'intare ubwo niko match yabo yapfuye ariko bateganya ko muri weekend bakina match imwe yindi ya gishuti n'abagakurikiza ya Gorilla yashwa bwo match ya Gorilla ku munsi w'ejo ku isaha ya 12 Rigana abantu barebaza bati se wenda abashaka kuzakurikira umukino abantu bazinjira gute gahunda y'umukino yiteguye gute kuko ngiye nkurikije uko nabonye umukino ubanza narebye mu highlights ngiye ntabwo nagiye Shyorongi ariko nkurikije ambiance nabonye nkurikije ukuntu abantu bari bakaniye nkurikije ibyo nabonye mu kibuga wagira ngo yari nka match ya finale wabonaga harimo ishyaka ryinshi ku mpande zombi nkurikije uko nabonye umukino wabereye Shyorongi match ejo zitabirwa cyane match ejo irahari 12 Gorilla APR ibiciro babishyize hanze abantu babanza kumenya nyine ko ari Kigali Pele Stadium icyo ni icyambere Petit Frere Rene wayibonye se ibiciro nabibonye biryamyeho mu gihe ugiye kubitubwira nabonaga rwose 2,000 3,000 5,000 cyane reka rena bicambuwe neza nabonaga bireba cyane agenda ajya kuri genda bipangira n'ahantu zaba kuri account yabo nibo babitangaje asize amasabiri babitangaje general amwe asigaye hose n'ubundi 2,000 kuri account ya APR ya Instagram na Twitter yego general ni 2,000 3,000 VIP 5,000 VVIP ni 10,000 ngo hamake cyane 2 ahisumbuyeho 3 hanyuma ahisumbuye abari handi hatwite hoya nuvuga ngo ahisumbuye kuri 2 natwikire handi mu mpande handi hasoza tribune hirya mu mpande ara niho habakurikiye ahasanzwe 3 none akaza muri VIP ni 5 handi ruhande rwa abanyamakuru cyangwa se twatuzu tw'abanyamakuru no hirya habatoza bajya hanyuma akaza VVIP handi imbere noneho ya intebe zaba bafite invitation ziriho abayobozi no kubiciro bimeze nuko ni ibiciro bisanzwe biri kuri standard n'ubundi y'ibiciro by'amashampiyona hanyuma ni match Axel twavugaho ibintu nka 3 ikintu cya mbere APR nyuma yo gutsinda Gasogi ibitego 4-1 yakinnye na Gorilla match ya kabiri yaratangiye imyitozo mbere ya Gorilla noneho batekerezaga ko kuko Gorilla yari igiye gukina match ya mbere yayo ya gicuti bo bagiye gukina ya kabiri kandi APR yaratangiye imyitozo gato mbere ya Gorilla bari batekereza ko bamaze kugira nyine navuga ngo urwego rwisumbuye mu bijyanye n'imyitozo mu maguru mu bakinnyi ku buryo match iri buze kubakundira cyane ko umutoza yari yabanje muri kipe navuga ngo ikomeye cyane wenda tactically kuko ari kugerageza ibintu byinshi ubwo yari yahinduyemo uburyo APR tuyimenyera ikina 4-3-3 ahitamo gukina 4-3 ariko aho afitemo ba rutayizamu babiri Mamadusi ndetse na mugenzi we
William Togi icyo gihe byasaga naho mwahengetse ku ruhande ariko mu by'ukuri muri animation cyangwa se mu buryo bw'imikinire none byasaga naho ari 4-4-2 mu buryo iyo APR yafataga umupira ataka Togwi ndetse na Mamadou bose binjiraga muri box rimwe ubona ari abataka babiri wareba uruhande bafite rwa Watara nawe ntabwo yihuta cyane buriya Watara n'umukinnyi w'umuhanga cyane pe cyane ndamwemera ku rwego rwo hejuru cyane no muhinga beza dufite mu Rwanda nshatse nanavuga yuko ari no muhinga mwiza kurusha abandi dufite muri iki gihugu sofa ariko nawe agira akantu ko kutihuta buriya niko kantu kinenge agira nka weakness ako rero katumye APR uburyo bwayo bwo kuba yagira ikintu kijyanye no gukina umukino wihuta cyane surtout muri zone zuri offensive muri final third muri batatu imbere bitayikundira kurumva kuruwa rimwe bari bayishe niko nabyita nta mukinnyi uriho typique iyindi hari nawe akina mu buryo navuga busa n'ubwitonze noneho gukora bloke ndetse no gukora icyo bita kwiorganiza ku ruhande rwa Gorilla mu gihe APR mu by'ukuri yabaga ifasha umupira bikaborohera abasore rero bitwa bamaya ba Musa ba Didier abasore ku rundi ruhande barimo hagati mu kibuga ubwo barimo kapiteni nka Victor bakama abasore nkaba Busquets bakabamo batansere Mosengo bafatanyaga na defense ubwo nabakayezu kuri kabiri birumvikana iyo back four y'inyuma n'abakinnyi batatu hagati bakoraga ama block meza cyane aho wasangaga ligne yabo yo kudefendiraho muri mediane ndetse na ligne y'inyuma muri defense zimeze neza ziri compact zegeranye kuryo zitaga APR ama espace yo gucishamo imipira igice cya kabiri muri iyo match APR yagerageje guhindura izanamo barafinda afata uruhande izana na Haja afata urundi ruhande kugira ngo yongere umuvuduko mu mpande zayo mu busatirizi kugira ngo barusheho gushyira igitutu ku ekipe ya Gorilla ariko Gorilla yaramaze kuba imetiriza APR mu by'ukuri noneho ijera match kuko igice cya mbere no habashe kubonekamo ibitego bibiri kuri buri ruhande bibiri bya APR ndetse na bibiri bya Gorilla birangira nta gihindutse match irangira ari 2-2 igice cya kabiri impinduka zose ku mpande zose zakozwe zarangiye nta gitego zibashije gutanga nabibona gutya ikintu cya mbere cyatumye APR inganya na Gorilla nuko tactically APR yasaga ni kugerageza ibintu bishya ariko kuri Gorilla nubwo ari ifitemo amayirema mashya ariko Arenkirasa yafashe uko ikipe isanzwe ikina yafashe uko ikipe isanzwe ifite navuga icyo nakwita imiyumvire y'imikinire cyangwa se filosofia bagenderaho yahinduye gusa amayirema ataraharise zishize ayashyiramo abo batansere Mosengo n'abandi bakayezu ariko we ntiyigeze sohoka muri ya format y'uburyo ikipe n'ubundi asanzwe ipanga n'uburyo bw'imikinire animation du jeu defensivement ndetse na offensivement yagize discipline ku rwego rwo hejuru nuna rero nitego APR yatsinze ikipe ya Gorilla ni umupira w'umuterekano Mamadou yaje gukora finishing pass nziza cyane ya Memere Dao n'undi mupira Kayezu nabwo ibyo si ibitego bavuga ngo byaturutse mu cyo nakwita gukonstruiza bahereye inyuma kwa kundi uvuga ngo ikipe kabisa yahereye kwa gardien barapasanya bafungura bloke yo muri mediane bagera muri bloke ya defense nayo barayifungura banlocking situation cyangwa se babasha gukuraho ubwo bwirinzi batsinda igitego icyo rero nicyo cyatumye abayobozi b'ikipe ya APR babwira umutoza ngo imikinire yacu ntabwo yigeze iba myiza turifuza ko twongera kwipima n'iyi kipe bararakaye cyane rwose ndetse umutoza narabwiye atakose ko murakaye ari match ya kabiri kandi ndahangaha nzatsinda imikino ngatsindwa n'indi ko turi kugerageza ibintu byinshi bishya nta gikuba cyacitse baravuga bati yego birumvikana it's okay ni friendly ariko kugira ngo bitworohere reka dutegura indi match so amakuru mfite nuko ubwo ni ingingo ya kabiri uko iyi match yabonetse umuyobozi w'ingabo z'igihugu cyacu afande Mubarak niwe wabwiye Haji anamubwira ati reka twongere dukine ni match Haji aravuga ati rwose nta kibazo twongere twipime turebe hanyuma ingingo ya gatatu kuri Gorilla hari uruhande rwo kwa APR uvuga ati reka twongere turi baduhaye challenge ifatika Gorilla yabyakiriye neza aho none ubwo ugiye kumbaza nk'umuntu wo muri Gorilla niba ufite umunota wo kumbaza ni amakuru asanzwe ari ibyavugwaga wenda nko kuri tansere ko buryo umutoza amonye na mukino ubanza asa nkaho hari byinshi agomba kumukoraho cyane cyane n'ushinzwe kongera imbaraga abakinnyi avuga ko fitness ye isa nkaho yari hari uko babipima basa nk'aba
nk'abajanisha ibyo ari byo byose ntago ngo iri hejuru ngo ari ikintu umutoza yamusabye kongera imyitozo haba cyane cyane ama individuel imyitozo ye ku giti cye ariko akanakora cyane kugira ngo azamure fitness ye ndumva ari we mukinnyi isa nkaho numvishe abantu basa nkaho bakomoza bakaba bati ibijyanye na technique umutoza mwe n'umukinnyi mwiza byo birazwi ariko agomba kuzamura fitness ni gahunda Gorilla irimo iki cyumweru gishize cyose n'ubundi twakoze koma endurance ibijyanye n'ama exercice aérobie donc gufasha abakinnyi kongera oxygene umwuka kugira ngo babashe kuresista iminota myinshi mu kibuga ibyo bijyana rero n'ama séance ategurwa aho mbere yo gukina babanza kwiruka bakazenguruka twabaze twenda barazenguruka ikibuga wenda swat inshuro 6 se tukaba tuze ngo bamaze kwakimera wenda ibirometero bingahe mu maguru uko ugenda ubikora nari amaje bagenda bakina amadeka na buriya buryo dukreye ama situation azishobora kuzagaragara muri match runaka nabwo urumva bakora ama movement bakina bagenda bazamura umwuka bose setansere gusa nabandi mugakora amatoriye mu myitozo mukazakora combinaison muri match iyo terme ni terme ikomeye cyane nyirumva mugarago ayikoresha nibyo afite nibyo uko mugaraga bivuga biteza terme atelier n'amajere dwi atelier ni kuri abo baka mu myitozo mugaragu we wenda bivuga mu gifaransa wenda siko wenda abantu batwumva bose bahita bisobanukirwa arabisobanukirwa n'abatabisobanukirwa ko biri technique atelier urabona kuri utera amakona ni nko kubaka reka mbyite kubaka wubaka ikintu runaka ushaka gutozamo abakina yaba ari uguhera muri warm up bakiri kwishyushya wubaka atelier ukababwira uti ntureba nabura no kuzenguruka ikibuga kuri babwira ngo muzenguruke iriya nawe ushatse wahita atelier yanjye muri warm up nuko muri buzenguruka ikibuga nta kantu gusa ko kugira ngo bakoreremo imyitozo iyo barangije urabona ko hakundi wenda ushinga ugakorwa mu myitozo yego urabona nka kurushinga nk'uduti tumeze nk'uduti tumeze nk'udukona ariko tutari uduti tw'inkono twa plastique ukadushinga bakagenda batunyuramo gutya biruka nyuramo ayo materiye niya créer ama situation ago nyene nizo atelier urana nk'uyu mutoza ageze ku kibuga akabwira abakinnyi ngo mukora atelier akenshi abakinnyi ngo nyine bakora amakona wenda bakubakinamo nka riboso none bamara gukina iyo riboso uburyo imyitozo yubakitse bagakora bakazengura nk'ikibuga wenda nk'inshuro nk'enye cyangwa 5 ariko ubwo bo bagira ngo basohotse muri atelier kumbe baba bakiri muri atelier nuko kuzenguruka ikibuga nabyo na atelier fete bere baratera bosanse nk'umukinnyi amakona kenshi mpamvu tubyita kubaka atelier nabyo mugarago ajya avuga nuko reka ngoye nk'urugero wenda rworoshye reka tuvuge urashaka wenda kwigisha abakinnyi uburyo wenda bagomba gutsinda mu izamu rya opponent ariko wenda ukavuga ugashyiramo condition ushaka kwigisha ikipe pass ukabwira ngo ikipe ifata umupira mbere yo gutsinda mu izamu ry'ikipe muhanganye ubwo banje kubaka ka kabuga gatoya nyine iyo ni atelier wubatse ntabwo wakoze ikibuga kinini mwagiye mu cyo bita realite du jeu ubyumve neza iyo ntabwo ari atelier kuko twageze muri realite du jeu iyo ntabwo ari atelier turi muri realite du jeu turi muri match iyo bakinnye minota 30 bakina 11 iyo ni realite du jeu nta nubwo usifura nta nubwo uhagarika nta nubwo ukosora byarangiye so atelier rero ni ryari ni cyagiye tuba turi muri phase yitwa situation aho mvuga ngo nkeneye ko ikipe yanjye yigishwa kwigisha pass noneho ngakora akamini k'ikibuga gatoya ni kwa kundi nzengurutsa amakona nkavuga ngo ahangaha niho hari limite nkanakora n'utuzamu wenda dutoya nkababwira ngo mujye mukora tushe 6 mubone gutsinda ako kantu bawubatse bagomba gukinamo gato iyo nateri igomba kubigishirizamo pass so nibyo rero ariko iyo bageze mu kibuga nkuko abivugaga nyine bari gukina none biba biri muri reality kuri team news ushize nibwo mwe mukizana na Masud Narcisse former captain w'amagaju ntabwo yagaragaye muri match ya mbere na APR ariko nekereza ko wenda amaze iminsi akora imyitozo ashakuza kuzagaragara mera neza 100% yatangiye imyitozo nyuma hari icyumweru n'igice atakoze na match ya Bugesera yakinnye iminota 25
ntabwo yayishoje wenda kuri APR hashobora kwiyongeraho iminota agakina nk'igice cya kabiri cyose wenda probably ariko n'ubundi nta gihindutse uko bigaragara hagomba kuba hashobora gukina n'ubundi Busquets nibyo hanyuma ibe dukomeza dusoza kuri umukino wa APR n'ikipe ya Gorilla nyirangwenda nko kurana rwa APR ho byaho birasobanutse umukinnyi udahari wagize ibyago ni Sekiganda wabuze umubyeyi we mwabonye n'itangazo ikipe ya APR rwose mu fata mu mugongo ariko abandi bakinnyi bose navuga ko bari tayari kuri APR kuri APR abakinnyi bose barahari ya makipe abiri umutoza akoresha yaba ikipe ya mbere yakoresheje kuri match bakinyira Gasogi n'ikipe ya kabiri ariko ku munsi w'ejo izamu riragarukamo Pierre izamu ni Pierre kuko uyu Adolphe yakoze amakosa nekereza ko n'umutoza yabanje kumukweshoninga urabizi ko kuri match ya mbere bakinyira Gasogi nta nubwo yigeze agaragara mu kibuga hakinye Pierre na Ruhamya Iva ariko aravuga ngo reka uyu muzamu mu mwanya noneho nawe yigaragaze mu mwanya kuri Gasogi nabwo ntabwo wavuga ko yamwigaragaje umuzamu ugomba kwifashishwa niyo mpamvu rero n'ubundi gice kizamu cya APR abantu benshi bakomeje kugikweshoninga Pierre n'umuzamu mwiza ariko ntabwo APR ikwiye gutunga umuzamu umwe gutunga abazamu byibura babiri hakaza aba backup bandi cyangwa se abasabu niyo mpamvu rero ubwo agiye kugendera kuri Pierre ndetse na Iva Azam yo mu gihugu cya Tanzania ibuwe rwose abo baganira hafi yababwiye ko ikipe ya Azam Football Club izagera i Kigali tariki 15 z'ukwezi kwa munani byaba na ngombwa ikareba match ya Rayon Sport na Yanga kandi ko ifite imikino 3 ya gicuti izakinira mu Rwanda ibyo byarashimangiwe ahubwo ubuyobozi bwa Azam harabura gusa gato kubyemeza bakemeza ngo ayo makipe nayahe ariko biri kuvuga ko muri ayo makipe byanze bikunze harimo ikipe ya APR ndetse ko umukino wa APR na Azamu ushobora kuba ku itariki 17 z'ukwezi kwa munani ubwo rero ikipe ya APR abantu babyuka ko inafite umukino na Power Dynamos yo mu gihugu cya Zambia urumva na izaba irinaha ubwo Azam irino Power Dynamos irino APR irahari abantu bari kwibaza bati nta kuntu ahubwo APR iti profitiramo igategura kamini tournament akantu gato kama ekipa ne APR Power Dynamos yo muri Zambia Azam FC yo muri Tanzania n'indi kipe imwe yo mu Rwanda baganira bakareba uko babigenza muzikomeye Rayon ntiyazamo ntibyakunda wenda nka polisi n'urugero cyangwa se cyangwa AS Kigali ibintu nk'ibyo ngibyo aya makuru ntiyabari meza cyaba ari ikintu cyiza ngira ngo APR pre-season yayo bimaze kumenyerwa ko igomba gukina n'amakipe atari ayo mu Rwanda gusa ariyo mpamvu nk'ubushize yagiye muri Sekafa ikora ayo match yakinnye kugira ngo wenda n'umutoza Darikonovic ari burwego rw'abakinnyi be ntabwo ari byiza nyine kuba wakina n'amakipe ku rwego rero kari gusa ugomba no kubapima kuri ayo makipe yo hanze cyane ko uri no kwitegura mu kwezi kwa 9 ko ugomba kujya mu mikino mpuzamahanga ya Afurika iyo CAF Champions League cyangwa se wenda nko kuri Sport Confederation ngira ngo rero bari banifuje ko bakora pre-season babanje gupropoza muri Maroc ntibyakunda hazamo ibibazo bana proposa muri South Africa naho hazamo ibibazo na makuru namenye ko bifuza kujya muri ibyo bihugu bibiri ariko ntibyakunda ariko icyo bifuzaga no kugira ngo ariko bakipima ku makipe yo hanze niyo mpamvu rero batekereje cyane cyangwa se bashyize imbaraga kuri aya makipe yo mu karere yaba izizazamu hari havuzwe Simba hari havuzwe Kaizer Chiefs ariko ngira ngo ku makuru wenda umuntu yahamya ni kuri Azam ubundi ushaka kumenya amakuru neza y'amakipe azaza mu Rwanda gukina n'amakipe yo mu Rwanda ntabwo ayo makuru wayakura ku makipe yo mu Rwanda kuko bisa n'ibigorana ahubwo wicara ucekinga imbuga nkoranyambaga z'ayo makipe bavuga yo hanze kazaza urabizi ko tunamenya ko u Rwanda ruzakina na Algeria umukino wa gishuti twabikuye muri Algeria ntabwo twabimenye bwa mbere tubikuye kuri Ferwafa ubwo rero kubera ko wenda bo bafite uburyo babitangaza mbere n'imbuga nkoranyambaga zabo ziba ziri sharp niho wenda umuntu yabimenyera n'abavugizi babo nk'aba ngaba bahashibu ibwe n'abantu bamaze kumenya igihe cyo gutangira amakuru kugira ngo banateguze abafana wenda niba hino abafana bazaherekeza ikipe batangira bategura ibijyanye n'urugendo n'impamvu bitangaza mbere ngira ngo rero ya Azam yo yamaze guhamya neza ko izaza mu Rwanda 15 izabihari ku makuru dufite nuko umukino w'ishuti wa APR na Azam ari tariki 17 ubwo n'ubundi ibyo ngibyo biraza bigahita bihamya
ya tariki ya 17 nibwo APR igomba gukina na Azam. Ahubwo ubwo igikomeje kwibazwa nkuko babivugaga ruvuga ngo izava kuri Azam ikurikizeho ndi ko haravugwa Power Dynamos ko nayo bagomba gukina. Icyo cya minute cyo wenda ntabwo cyahamywa neza, gusa cyaba ari ikintu cyiza kugira ngo amakipe yiteguriremo arebe urwego ahagazeho, wenda n'abakinnyi bazamure ikijyanye no kumenyerana gukina mu kibuga cyangwa se banamenye gukina n'ayo makipe yo hanze. Ariko igihe ari ni kimwe, APR byanze bikunze gomba gukina n'amakipe arenga 2 mu mikino y'ishuti muri pre-season bakina, ariko amakuru dufite no bazakina mu Rwanda, bazakina nayo hanze. Oya ni mu Rwanda. Amakipe azabasanga mu Rwanda yaba Power Dynamos ndetse n'ikipe ya Azam. Simba yo ngira ngo nubwo ubu ntirakonfirma. Simba ntabwo izaza. Simba ntabwo izaza. Simba na Kaizer Chiefs ntabwo zizaza. Ntabwo zizaza. Hanyuma nabonye ikipe ya Rayon Sport nayo tugiye kuyijyaho, nayo ifite imikino muri iki cyumweru. Ibintu bigiye kuryoha, amamatch atangiye kwa menshi, abantu batangire babe tare, batangire bitegure. Ubu tugeze mu gihe amamatch agiye kwa menshi. Twari tuvuye kwa APR na Gor izaba kwa gatatu ku munsi w'ejo saa 12 abantu bazaza nyine kuri Kigali Peri bazaryoherwa cyane. Mbere yuko tujya muri Rayon gatoya cyane, ariko n'ubundi bifite aho bihurira na Rayon, reka tubanze muri